ngaha turaje nyagasani Imana yacu kuko wemeye kuduhamagara kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Imana igiye kuduha ubutumwa muri uru rwandiko twandikiye rw'ihumure kuri wa kabiri cyumweru cya gatanu tariki 7 Gashyantare 2023. Isomo rya mu gitabo cy'intangiriro, umutwe wa mbere umurongo wa 20 kugeza ku 31 n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Mu ntangiriro igihe Imana yaremaga ijuru n'isi yaravuze iti, amazi naje agatemo utunyamaswa tuzima n'ibiguruka biguruke hejuru y'isi munsi y'ikirere cy'ijuru. Imana irema ibikoko nyamunini by'inyanja n'iby'inyagambura by'amoko yose byuzura amazi, irema n'ibiguruka byose bya buri bwoko. Imana ibona ari byiza. Imana ibiha umugisha ivuga iti, nimwororoke mugwire, mwuzura amazi y'inyanja n'ibiguruka bigwire ku isi. Burira buracya umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti, ubutaka nibubyara inyamaswa nzima zikurikije amoko yazo, izishobora gutungwa, izikurura hasi, izo mu ishyamba, zose zikurikije amoko yazo. Biba bityo. Imana ihanga inyamaswa z'ishyamba n'izishobora gutungwa zikurikije ubwoko bwazo, n'intonagizi zose zikurikije ubwoko bwazo. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti, noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intonagizi zose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti, nimwororoke mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose kikurura ku butaka. Imana iravuga iti, dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose n'igiti cyose cyera imbuto zifitemo umurama, zizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikurura hasi cyose, ikifitemo ubuzima cyose, mbihaye ibimera bitoragiye ngo birishe. Nuko biba bityo. Imana ireba ibyo bimaze gukora byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya uba umunsi wa gatandatu. Ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe bityo. Ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, irawiyegurira, kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Ngaya amavu n'amavuko y'ijuru n'isi igihe biremwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 8. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, ngareba ukwezi n'inyenyeri uhatendetse, ndibaza nti, umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana, umutambiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwegurira byose ngo abitegeke. Amatungo yose amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyogoga mu mazi byose. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku 13. Muri icyo gihe abafarizayi na bamwe mu bigisha amategeko bari baturutse i Yerusalemu bateranira iruhande rwa Yesu. Babona bamwe mu bigishwa be barisha intoki zanduye, ari byo kuvuga zidakarabye. Koko rero abafarizayi n'abayahudi bose ntibarya batabanje gukaraba ibiganza kugeza ku nkokora, bakurikije akamenyero k'abakurambere. Niyo bavuye mu materaniro ntibarya batabanje kwitera amazi. Hariho kandi n'indi migenzo myinshi bakurikiza by'akarande, nko koza ibikombe, ibibindi n'amasahani. Nuko rero abafarizayi n'abigisha amategeko baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe badakurikiza umuco w'abakurambere bakarisha intoki zanduye? Arabasubiza ati, izabahanuye neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa namanjwe, inyigisho bigisha n'amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana, mukibanda ku muco w'abantu. Maze arababwira ati, murubahuka mugakuraho itegeko ry'Imana, mwitwaza gukurikiza umuco karande wanyu.
dore Munsi yaravuze ati jya wubaha so na nyoko, kandi ati uzatuka se cyangwa nyina azacirwa urwo gupfa. Naho mwe mukavuga ngo umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati ibintu najyaga kugufashisha ni korubani, ari byo kuvuga ituro ry'Imana, mwemera kutagira icyafashisha se cyangwa nyina, bityo mukavuguruza ijambo ry'Imana mwitwaza umuco karande, kandi mukora n'ibindi byinshi bisa n'ibyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bityo mukavuguruza ijambo ry'Imana mwitwaza umuco karande. Mbese mugenzi we, mbese uzabazwa iki ko waretse umurimo wawe? Yesu arakugira inama, garuka mu mwanya wawe. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Buri wese Imana ikimurema yamuhaye inshingano, yamuhaye ubutumwa. Ese mukristo muvandimwe, uracyakora ubutumwa bwawe koko nk'uko Imana yabugushinze? Amasomo y'uyu munsi arimo kugaruka ku nshingano zacu Imana yaduhaye. Abantu benshi bagiye bazinusura, abakristo benshi Imana yagiye bashinga ubutumwa, bagera hirya bakabona burakomeye, bakigarukira bakabunusura, bakivangiramo ibyabo, bakayishyiramo ibyabo bitewe n'uko babishaka cyangwa babyumva. Nyamara tujye dukora icyo Imana ishaka aho gukora icyo twebwe dushaka. Ngaho aho agasuzuguro katugeze, kubera iki? Twagiye tunusura ku butumwa bw'Imana, twagiye turenga bikarangira turi kurengera. None Yesu adutumyeho wowe nanjye ngo twongere tugaruke ku butumwa bwacu, twongere turebe ahantu twadohotse, maze koko inshingano twahawe n'Imana, cyane cyane nk'umukristo muri batisimu. Imana ifite ubutumwa yaguhaye. Uyu munsi ni ukugaruka ku butumwa, ugaruke ku nshingano wahawe, kuko buri wese afite icyo Imana yamuhamagariye, icyo Imana yamutoreye. Muri aya masomo rero tugiye kugaya cyane abahindaguye ubutumwa. Wasanga urimo, wasanga nanjye ndimo, wasanga hari aho nadohotse, ngahindura ubutumwa Imana yanshinze, ngahindura inshingano Imana yampaye, nkishyiriraho ibyanjye. Ubwo Yesu Kristo ari kugaya abafarisayi, ano ngingo remezo tugiye kuzirikanaho yuko twahinduye amategeko y'Imana, bityo tukikurikiza imico karande yacu, akaba ari tugenda dukurikiza. Guhindura ubutumwa nahawe, guhindagura ubutumwa nahawe, murenga ku itegeko ry'Imana, mukibanda ku muco w'abantu. Amen. Wasanga ari Yesu ari kubwira uyu munsi, bitewe n'ibyo maze iminsi mpindura bikabangamira abana b'Imana, bitewe n'ibyo maze iminsi mpindura bitewe no gushaka kwikunda, bityo nkajya Imana nganga na mugenzi wanjye. Mbere yo kuzirikana kuri iyi ngingo yo kudahindura ubutumwa bw'Imana, reka mbibutse ahantu hatatu umuntu wese agomba kureba, cyangwa umukristo atabura kureba buri munsi. Ahantu hatatu naha no kureba hejuru mbere na mbere, ugahabona Imana, kurangamira Imana mbere na mbere. Aha kabiri no kureba ku ruhande, ugahabona nde? Ugahabona mugenzi wawe, rwa rukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Aha gatatu ugomba kureba hanakomeye cyane, munsi ngahareba iki? Ngahabona ibintu nkajya mirebera munsi, bityo iryo tegeko yo kureba munsi ko nkarikurikiza naryo, kugira ngo ibyo bintu bimfashe kuza kurangamira Imana ndetse no kureba bagenzi banjye. Naho ubundi iyo nabicuritse bigenda gute? Iyo nabicurutse ibintu akaba ari byo nkomeza kurangamira, aho kubikandagira ngo bimfashe koko kuzamuka ndeba Imana, ahubwo byo bikampagararaho bikanzikamira, birangira koko aho kubitegeka ahubwo biri kunyobora, kutayoborwa n'ibintu ahubwo ngiye nkabiyobora, nk'uko n'Imana bitubwiye mu isomo rya mbere. Imana iduha inshingano, nyuma y'uko Imana ituremye yahise iduha n'inshingano. Twumvise mu isomo rya mbere Imana ikomeje umugambi wayo wo kurema, créer c'est sauver, kurema no gukiza. Imana rero ikunda umuntu, twumvise uburyo itaka umuntu, turema umuntu mu ishusho ryacu, none bikaza kurangira koko wa muntu waremwe mu ishusho y'Imana, wa muntu Imana ikunda birenze. Ariko Imana ntabwo imurekeraho, kuko urukundo rw'Imana bingana gutanga. C'est donné. Ku Mana nuko bigenda. Imana ihisimuha iki? Imuha inshingano zo gutegeka ibintu. Umuntu agategeka iki? Umuntu agategeka ibintu kugira ngo azabone iki? Ubuntu bw'Imana. Reka dusubiremo iri jambo ry'uyu mwanditsi kugira ngo wumve koko niba nawe ukiri gutegeka ibintu cyangwa n'ibintu biri kugutegeka. Imana igira umuntu umugenga w'ibiriho byose, iti noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja n'intonagi zo mu kirere zose. Amen. Urakoze Mana nanjye kunyizera, kungira umugenga w'ibintu, kungira umugenga w'ibyo waremye. C'est ça être responsable. Iryo jambo responsable, avoir des responsabilités, riva ku nshinga y'ikilatini rivuga ngo respondere, umuntu uzi gusubiza,
umuntu usubiza mu kigwi cy'abandi, umuntu uhagarariye abandi akamenya gusubiza, ariko gusubiza neza. ngo Imana ishinga ibintu nkuko n'umuririmbyi wa Zaburi nawe atamye gutubwira agaciro gahambaye Imana yahaye umuntu. Ati rwose habuzeho gato ngo umunganye n'Imana, uwo ni umuntu umwegurira byose ngo bitegeke. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, inshingano z'umuntu burya zirakomeye. Imana irangije kurema umuntu ihita inamuha inshingano. Ni nko kundi nyine n'umubyeyi nawe ubundi yarangije kubyara umwana yagombye guhitamo izina. Izina risobanura iki? Izina risobanura ubutumwa hawe, inshingano hawe. Twumvise muri Evanjiri naho harimo inshingano, ariko Yezu Kristo ari kugaya abafarisayo ndetse n'abigisha amategeko uburyo barenze ku nshingano Imana yabahaye, uburyo barenze ku mategeko y'Imana, bakikurikiza imico karande, bakarekana inyuma ko bubaha Imana n'akarimi gusa, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Yezu Kristo rero arabacyaha abibutsa inshingano bafite, ibyo Imana yabategetse uko bohutse amategeko y'Imana. Ubwo Yezu ababwiye ati murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu, murubahuka mugakuraho itegeko ry'Imana mwitwaza gukurikiza umuco karande wanyu. Amen, amen, amen. Mukristo muvandimwe, iri jambo ni wowe nanjye ribiri kubwirwa. Wasanga hari uruhande ndi nk'umufarisayo cyangwa umwigisha amategeko, by'umwihariko nkanjye padiri, nk'umukristo uzi amategeko y'Imana, ariko nagira gucya nkayarengaho, ngayubahuka, ngajya kure y'Imana, bikaza kurangira koko Yezu Kristo nanjye ari kungaya, kuko Imana nyubahisha akarimi gusa, ngaza mu ikoraniro rigari gusa, ngaza gusenga, ariko hari ibintu ndi kurengaho, hari ibintu ndi kurengera, bikaza kurangira koko ndi kurenga inzira, navuga inzira y'Imana. Ese koko hantu hatatu twahereho ndacyahareba, ya mategeko atatu ndacyayubahiriza, kugira ngo koko ndangamira Imana, ndebe ku ruhande mugenzi wanjye, ndetse no munsi mparebe, maze ibyo mpareba munsi ibintu mbitegeke, aho kugira ngo njye bintegeke. Birangira koko ibintu byatangiye gutuyobora kudutegeka, birangira koko Imana tuyibuze, njyewe yandi ishobora kuntanga imbere ngashakisha ibintu, ariko Imana wapi. Bizarangira koko n'umubano wanjye n'abavandimwe uri kugenda ucikagurika. Ese njyewe ntaho nahinduye amategeko y'Imana ngira ngo nirengere, ndi kwibera, ndi kwishyira imbere, ngatsikamira abandi, bikaza kurangira koko ndi gukora amafuti, Imana koko nkayima agaciro. Kubahwa ku mategeko y'Imana, kurenga no kurengera. Ngiye kwabara inkuru y'umukristo witwa Yezaranzi. Uwo mukristo yitwa Jesimokone Yezaranzi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukristo witwaga Yezaranzi, ngo igihe kimwe cyaje kugera haza kwaduka intambara muri icyo gihugu. Nuko intambara imaze kwaduka, ngo wa mukristo aza guhunga, kuko nyine yahigwaga muri icyo gihe. Nuko ngo amaze guhunga, agira ibyago byayo n'ibyaho umutindi yanditse ngo ntiriva, ahungira mu gihugu cy'Abayisilamu. Icyo gihe nyine bishoboke ko Abayisilamu n'Abakristo batari babanye neza, nuko ahungira aho ngaho nyine ari kwitwa iryo zina. Ariko ibyo akoze akaba ari kwikanga ati ubu se ko kuri zina bizagenda gute, ko nzagenda risubiramo gutya, bizagenda gute, bizarangira gute. Nuko ngo igihe kiza kugera koko ntihagira icyo Abayisilamu bamutwara, aguma aho ngaho kuko abana nabo. Igihe rero kimwe kiza kugera, yari ari mu ishuri rya automobile, nuko koko akomeza kwiga. Yezaranzi rero akaba yariganaga n'undi mugenzi we, bari babiri bombi mu ishuri, bigaga muri iryo shuri nyine ryo kuzajya batwara ibinyabiziga. Uwo munyeshuri wundi biganaga ngo yitwaga Idi. Murumva ko nyine yari umuyisilamu. Niba mukurikiye muri iri shuri, ninde wari kuza mbere y'undi ukurikije amazina yabo, nimero alphabétique? Birumvikana ni Idi wari kuza mbere, Yezaranzi akaza nyuma. Niko bakomeje bakurikirana mu ishuri. Muri iri shuri ryabo bombi rero, wari shefu w'ishuri Yezaranzi ni wari shefu w'ishuri. Nuko rero igihe kiza kugera ubwo biteguraga gukora ibizamini bisoza, kugira ngo koko bazatsinde babone impushya zo gutwara, ubundi koko bajye gukora akazi. Nuko umunsi w'ikizamini uragera, maze koko mwarimu araza aje kubabaza. Nuko mwarimu ageze mu ishuri arababwira ati kugira ngo mbe nabaho uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, tuzakora ibizamini 3 ku minsi 3 itandukanye. Nuko ngo umunsi wa mbere nyine mwarimu araza arababaza, ahera kuri nimero ya mbere. Nimero ya mbere yari Idi. Ikibazo abajije Idi ahita gitsinda. Nuko mwarimu mu kumuhemba amuhemba igare, maze mwarimu arabasezera arababwira ati ubwo rero nahejo tuzongera tubonere mu kizamini cya kabiri. Bukeye nanone mwarimu araza nanone ahera kuri nimero ya mbere. Urumva nimero ya mbere yari Idi n'ubundi. Nuko mwarimu abajije Idi nanone yongera gutsinda. Idi amaze gutsinda, mwarimu muri ako kanya ahitamo ha moto nshyashya rwose imeze neza. Nuko mwarimu arababwira ati
nahejo rero kuri finale nibwo tuzakora ikizamini rurangiza. Ngaho nawe kurikira uri Yezu aranzi wigana na Idi bamaze kubaza inshuro ebyiri kandi bamuhemba. Ngaho fora ikigiye gukurikiraho ikigihembo kizaba ari ikihe nyuma yuko Idi bongeye kumubaza. Nuko rero Yezu aranzi aratangira rero bikomeye cyane yibaza uburyo batangiye kumugendaho ati ubukwe burimo ikimenyane, ubanza icyo bari kumpora aruko ndi umukristo bari kumpora izina. Koko namwe murabyumva ikizamini koko kuza ukabaza nimero ya mbere gusa murumva ko namwe harimo akarengane. Nuko Yezu aranzi abonye ko karengane aravuga ataka karengane koko ubanza ari ironda dini nironda karere bari kungendaho banziza izina, ubanza aranongeho ati banziza ubwoko n'ibindi byinshi cyane. Koko harimo akarengane. Nuko muri ako karengane ushaka kugasohokamo ajya ku ruhande, nuko ajya guhinduza ibyangombwa kugira ngo koko nawe ashakisha uburyo bwose yazajya aza mu ba mbere, bityo mwarimu nagaruka nawe bari wazaheraho. Nuko Yezu aranzi aragenda ahindura ku byangombwa byose arabihindura, yandikaho ngo yitwa izina, ngo ubwo birumvikana agiye atanga akantu nyine kugira ngo muhindurire twa tuntu abantu bagenda batanga. Nuko izina rirahinduka, aho kuba Yezu aranzi ararihindura yitwa Aranzi, akuraho Yezu maze yitwa izina rishya Aranzi Yusufu, kugira ngo koko nawe batakomeza kugenda bamugendaho. Nuko Iranzi Yusufu kubera ko ari we wari shefu w'ishuri ahamagara mugenzi we Idi aramubwira ati umva rero bari baribeshye ku byangombwa, urabona ko ari njye ugomba kubanza imbere. Nuko rero muri ako kanya Idi kubera ko nta mahane yagiraga kuko abona ibyo Aranzi aramubwiye ari byo, Aranzi ari ugomba kubanza kubera izo nyugute niwe utangira ari A na I, uza mbere ni A, Aranzi Yusufu. Nuko ramaze guhindura urutonde koko urutonde rw'ishuri rise, nuko bayitereka imbere kugira ngo mwarimu noneho naza ahere kuri nimero ya mbere n'ubundi nkuko asanzwe abigenza. Urutonde amaze kurutenga umunsi wa gatatu nyine uburageze cya kizamini finale bagombaga gukora kugira ngo koko haze kubonekamo nyine utsinze. Nuko mwarimu ngo ari mu nzira ngo aza gutekereza aravuga ati pour être juste quand même, ngo kugira ngo ko mbe intabera noye kubogama. Ubwa mbere nabajije nimero ya mbere, ubwa kabiri nanone mbaza nimero ya mbere, noneho kugira ngo mbe juste mbe intabera ngiye kugenda noneho mbaze nimero ya nyuma, ubundi naho koko muha igihembo gikwiye namuteguriye. Ngiye noneho guhemba nimero ya nyuma niriwe mubaza, nta n'ikizamini nirirwo muha. Nuko mwarimu ageze mu ishuri, nuko agiye guhaguruka nimero ya nyuma, ngaho umuforo uhagurutse haje guhaguruka Idi. Aranzi bakomeza aricara nyine koko hari nimero ya mbere we ntibaramugeraho. Idi agiye guhaguruka, mwarimu yareteguye urufunguzo rw'imodoka ahita arumuhereza ati twari iriya modoka najemo, iriya modoka nziza niyo naguteguriye igihembo. Mwarimu ntiyari yitaye no ku mazina kuko nyine yaje asoma nimero. Biza kurangira Idi yegukanye igare, yegukana moto, yegukana n'imodoka, naho Aranzi Yusufu ari kureba nk'iki yuko hafi aho ngaho. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngaho tekereza uburyo Aranzi Yusufu agiye gutaha, nirinze kuvuga gutaha amaramasa, bikaza kurangira koko nta n'igihembo na kimwe abonye, yaragotse ishuri ryose yiga, mugenzi we atwaye ibihembo byose. Kubera iki? Bakristo bavandimwe, kudahindura amazina yacu, kudahindura ubutumwa Imana yaduhaye, kudahindura amategeko y'Imana. Aha ikibazo kikagira kiti ko se ubuhungiro bugiye kurangira, Aranzi Yusufu azongera noneho ahindura ibyangombwa yongere yitwe Yezu Aranzi kubera ko agiye mu gihugu cye, asuye mu gihugu cye? Yibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, nk'uko abantu benshi hari ibyo tujya twibwira guhindura ibyo dusanze, ngo kubera ko nageze aha ngaha, kubera ko nageze muri iki gihugu, ugahinduka imbere n'inyuma, ukihindura wese mu mutima ugahinduka. Kaza kurangira koko ibyo bari kuguha abihaye abandi, babandi badahinduka. Ibi bikadushanyiza abantu nyine badahinduka ku Mana, kudahinduka ku isezerano no kudahindura izina, bikadushanyiza nanone kwa wa munyarwanda ugira iti izina niwe muntu. Izina niwe muntu. Bakristo bavandimwe, iyo Imana ikuremye ihita iguha n'izina, umugego w'ibyo yaremye byose, umuntu ahita ahabwa inshingano, responsable. Igitubaho abenshi abantu twagiye duhindagura ibintu Imana yaduhaye, tugahindagura ubutegetsi, tugahindagura ubuyobozi Imana yaduhaye, kaza kurangira koko Imana turi kuyivangira ibyaho, turi kuyivangavanga. Aranzi Yezu Aranzi koko
bakristo bavandimwe, ngo kuko umuntu wese wakuye Yezu mu buzima bwe, ugakura Yezu mu izina ryawe, nta n'ibintu uzabona, nta mugisha uzabona, bizarangira ko kuguye. Nirinze kuvuga ko wagusha n'amazuru, bizarangira udatsinze, bizarangira uhombye. Guhombana bitabuze, ngo kuko kwimura Yezu bizadukoraho. Abantu benshi bajya bimura Yezu mu mazina yabo, bizadukoraho. Abantu benshi bajya bimura Yezu mu mazu yabo, kwimura Yezu mu mutima wawe. Yezu aranzi bikaza kurangira ndi kwikora utuntu tudufiyeri, aranzi ishimwe. Kandi mbere nitwaga Imana ishimwe, nitwaga kwizera Imana, none nagiye mbihindura kubera ubusore bwanjye ati kwizera. Ese icyo wizera tuzamenya ari iki? Kuki wakuye mu Imana aho ngaho? Kuki wakuye Imana mu izina ryawe? Kuki wakuye Yezu mu izina ryawe? Yezu aranzi, Yezu niwe nzira, Yezu niwe gisubizo. Bikaza kurangira ndi kwitwa ngo gisubizo gusa, niwe nzira, simenya rinde ninde koko. Kaza kurangira koko mpombye. Nge bibihomba abantu benshi duhura nabyo kubera iki? Kwimura Yezu. Nanjye nze kureba inshingano mfite, ubuyobozi Imana yampaye. Ese koko ntabyo nahinduye kubera amarangamutima yanjye, kubera imico karande? Gusubira ku isoko. Isoko ni Yezu. Kudakura Yezu mu byangombwa byanjye, kudahindura ibyangombwa byanjye. Ariko ntabwo ari amazina yanga tuzi arayo guhindura, ahubwo no guhindura ubuzima, gahindura imibereho, gahindura umutima. Abantu benshi bajya bahindura umutima, bamwe bakaba nk'inyamaswa, abandi bakaba nk'ibintu, nk'ibikoresho, kugira ngo batsigingize abandi, kugira ngo batsikamire abandi, kugira ngo bategeke abandi. Kandi ku ntangiriro Imana tugize umugenga w'ibintu, ariko ntabwo atubwiye ngo tujye dusikamira bagenzi bacu, tubatsindagire, tubicarire, tubaryamire. Ahubwo kurangamira Imana, nkareba mugenzi wanjye ku ruhande nkamugira neza, ndetse no kureba bya bintu ngabihagararaho nkabitegeka, kugira ngo ntaba ari byo binyobora. Ina ntikantange imbere, ibintu ntibikantange imbere. Gushakisha ibintu muri maguye zose za fraude bikaza kurangira nta na kimwe mbonye. Nk'uko igihe kizagera Imana ikongera ikaguhamagara iti Yezu aranzi, bikaza kurangira aho rihinduye aranzi, ngo kugira ngo ube uwa mbere, bikaza kurangira ariwe ubaye n'uwa nyuma. Yezu Kristo ntukamukure iwawe, ntugakure Yezu mu mutima wawe, ntukimure Yezu. Kuko niwimura Yezu ukimika sekibi, niwimura Yezu ukimika ibyawe, ugashaka kwiyimika, bizarangira koko Yezu Kristo avuye iwawe. Ni ibyago kubona Yezu avuye iwanjye, ni ibyago kwimura Yezu. Mu Kristo muvandimwe, mu byo ukora byose ujye uzirikana ngo Yezu aranzi. Kuba Yezu anzi rero, ndatekanye, merewe neza, ntacyo naba, n'ubundi Yezu niwe undebera, niwe uzi ikinkwiye. Yezu aranzi, Yezu aranzi, Yezu aranzi. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosesi ya Cyangugu.